ariko Dawidi aravuga ngo nibikabe, ntago Imana yacu yasuzugurwa duhari. Haleluya! Abiyemeje kuvugira Imana, abiyemeje guhamya Imana, mutere haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya! Reka nkubwire, nukomeza kubaha Imana, nukomeza kuyikunda, hari ibintu ufite udafitiye igisubizo, utazi ukuntu bizagenda, ariko ngo utangarize ngo Uwiteka Imana azibonera igitambo, Uwiteka Imana azicira inzira. Haleluya! Wowe nubwo amaso yawe atabibona, hari ibintu amaso yacu atabona, ariko Imana ikabiri mu kazi. Wowe komeza usenge, komeza usenge, komeza wenyegeze, komeza ubane n'Imana, ubaha Imana, ibindi Imana izabyigenzereza neza. Haleluya, haleluya, dutere haleluya. Imana ishimwe. Reka mbabwire, imbaraga z'umwijima iyo zumvise imirindi y'Imana zimenye kuko Yesu yaje. Haleluya! Hari ibintu ducamo Imana ikabyemera, kandi kugira ngo irebe urukundo tuyikunda. Niyo mpamvu umukristo yanyuze hagati y'intare ngo zari ziziritse, ariko hari abagenzi babiri bwo banamutiringira ngo barazibonye, batinyishwa n'intare, baravuga bati izi ntare zatwica. Ariko mukristo kuko yari afite umutima ushaka Imana, yari azi ahantu ari imbajya, yari afite icyerekezo kizima, kandi yumvaga yuko uko byagenda kose nta kintu cyamugamburuza, nta kintu cyamusubiza inyuma. Abageze iruhande baza ati ko mukimirana mugaruka bigenze gute? Baravuga ati mugenzi wacu, nako twajyaga iyo tujya nk'iyo ngiyo, ariko imbere twahasanze intare ziziritse. Bavuga amagambo y'ubuswa. Aya magambo nawe ujya uhura nayo, baravuga ngo niba ziziritse cyangwa zitaziritse ntabwo tubizi. Icyakora iyo dukomeza tukajya imbere, ntabwo twari kubura ku muhigo w'amenyo yazo. Ntabwo yari afite umutima wo gusubira inyuma, ntabwo yari afite ubwoba. Nubwo yabonaga intare yarazi ko zibasha kumwica, ariko avuga amagambo abiri. Aravuga ngo gusubira inyuma binzana akaga no kurimbuka. Ntugateye intambwe isubira inyuma, kuko inyuma hari akaga no kurimbuka. Kandi nta bantu babaye mu nzu y'Imana basubiye inyuma bigeze babona amahoro. Iyo utabasha guhamya, ni ikimenyetso kigaragariza Imana nubwo uyisenga, nubwo uyiririmba, nubwo uyigisha, kuko utayikunda. Nimwibaze kuba nta mategeko turiho, nta nkoni zituriho, ariko tugahakana imbaraga z'Imana. Imana irababaye, Imana irababaye, kuko umuntu acumuzwa n'akazi arimo, akavuga ngo ntabwo nakareka, ntabwo nagahara, ukemera gukora ibyaha kugira ngo unezeze bosi kandi ubabaje Imana. Hari abantu bavino bakagiye ngiyo bagiye, ntumenye niba barigeze kuba abantu b'Imana. Reka mbwira abantu badukunye ku ikoranabuhanga, mwagiye muri abakristo, mwagiye musenga, mwagiye mwubaha Imana, ariko aho mwageze mweretse Imana kuko mwari mufite umutima uyiryarya. Ndagira ngo nkubaze, wowe ukunda Imana? Ukunda Yesu? Biri mu mutima wawe cyangwa biri ku munwa? Imenya byose izi yuko uyikunda. Imana irashaka yuko ubuzima ubamo, aho uri mu kazi, aho utuye, igahunda zawe za buri munsi uzihuza n'ubuzima bw'ubukristo, kuko kuba umukristo ni ukwiyanga, kuba umukristo ni ukwera imbuto, kuba umukristo ni uguhinduka. Ntushobora kuvuga yuko ukunda Imana utarigeze uhinduka. Muri iyi minsi buhamya burabuze, buhamya burabuze. Turaririmba, turasenga, turabwiriza, tuboneka mu materaniro, tuboneka ahantu hatandukanye basengera, ariko kugira ngo dufate ubuzima twakiriye, ubuzima buri mu Mana, ubuzima twamenye, imbaraga twakiriye, kugira ngo tubihuze n'ubuzima turimo biragoye. Ariko niko Imana igushakaho. Ni ukuvuga ngo gukunda Imana ni ukugendera mu mategeko y'Imana. Gukunda Imana ni ukugendera mu ijambo ryayo. Gukunda Imana ni ugukunda mugenzi wawe. Niba ufite umuntu wanga mu mutima wawe, ukavuga uti umuturanyi ndamwanga, ukavuga uti umukoresha wanjye ndamwanga, ukavuga uti uyu nguyu ndamwanga, ndagira ngo nkubwire, gukunda Imana ukukira muri wowe.
kuko umutima wawe uri mu rwango. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gukunda Imana ni ugukunda bagenzi bacu. Nimureke duhamye kuko twamenye Imana. Nimureke duhamye ko turi abakristo. Mureke duhamye ko turi abagenzi bajya mu ijuru. Iyi Imana yacu izaturengera, ariko nubwo itazanaturengera tuzabona ingororano tugera mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Tuzabona ingororano tugera mu bwami bwo mu ijuru kuko twahamisha Imana. Kuko imigisha tubona iva muri Kristo ifite aho ituruka, ifite n'isoko tuyivomamo. Duhereze Imana icyubahiro. Kandi uyu muntu wamaze guhinduka yakira imbaraga nshya muri we. Uyu muntu wamaze guhinduka arahinduka, agahinduka mu mitekerereze, agahinduka mu mivugire, agahinduka mu myambarire, agahinduka wese. Ubu Kristo ni umuntu wahuye na Yesu akaba yarahindutse. Hari abantu bakunda Imana batayishaka, batayikunisha umutima wabo, batayishaka mu mutima yabo nk'uko byakagombye, ahubwo bayikundishijwe n'ibyo bayishakaho. Reka babwire ibintu biranga umuntu wubaha Imana, umuntu ukunda Imana. Ikintu cya mbere, umuntu ukunda Imana arayubaha. Uzi ko usanga no kubaha abantu umuntu atabishobora. Ntago ushobora kuba utubaha abantu, ntago ushobora kuba utubaha abo mu bana ngo ubashe gukunda Imana. Ariko umuntu ukunda Imana arayubaha. Hari n'abaje kubera kuko bashaka ibintu. Hari urubanza ku bantu batagendana n'Imana. Hari urubanza ku bantu batubaha Imana. Hari urubanza ku bantu bimuye Imana bayisimbuza ibintu. Imana dufashe. Turavuga ibyo kugaruka kwa Yesu no kurimbuka umurwa. Yesu nashimwe, haleluya. Murambure ibiganza twongere duhoberane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndabasuhuje kandi nari mbakumbuye. Dukunze kubana ku ikoranabuhanga. Ndashima Imana. Nitwa Rubere Wizeye, abenshi turaziranye. Twarabanye mu murimo w'Imana hano imyaka igera muri 4. Uyu munsi ndabarurirwa ku itorero rya Kagarama, ni muri paruwase ya Kicukiro. Ndashimira Imana iduhaye umwanya kugira ngo twongere kuganira ijambo ry'Imana, kandi nanashimira ubuyobozi bw'itorero bwashimye kuko uyu munsi nza kuboneka muri uyu mwanya kugira ngo tuganire. Imana ibahe umugisha. Ndashimira Imana kuko iduhaye umwanya kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana, kandi tunashimira kuko mukomeje kuba imbere yayo, mukomeje gusenga. Gusenga ni byiza, gusenga bitubeshejeho. Kuba tugejeje uyu munsi ni ukubera amasengesho. Haleluya. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite intego ivuga ngo gukunda Imana. Gukunda Imana. Ndashaka yuko tuganira, turavuga iki gukunda Imana ni iki. Icya kabiri turaza kuvuga ibintu bikeya bitatu biranga umuntu ukunda Imana. Ikindi turavuga imigisha izanwa no gukunda Imana. Turaza gusoza tuvuga n'ingaruka z'abantu badakunda Imana. Yesu aduhana umugisha. Turasoma zaburi ya 91. Zaburi ya 91 murongo wa 16 tugeze ku murongo wa 18. Zaburi ya 91 murongo wa 16, 14, 15, 16 haravuga ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muha icyubahiro, nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Muvuge muti amen. Ndagira ngo iri jambo dusomye hari igihe umuntu ahita yuhitura kumva nzakugira neza, nzaguhaza uburame, nzaguha umugisha. Ndashaka yuko uca ijambo akarongo ku ijambo rivuga ngo kuko yankunze akaramata. Kuko imigisha
tubona iva muri Kristo ifite aho ituruka, ifite n'isoko tuyivomamo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Izagukiza kuko wayikunze kandi ukayikunda akaramata. Imana ishimwe. Gukunda Imana ni iki? Yesu yaravuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 14 ku murongo wa 15, aravuga ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ijambo rya mbere gukunda Imana ni ukwitondera amategeko yayo. Ku murongo wa 23 muri icyo gice aravuga ngo umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye. Gukunda Imana ni ukwitondera ijambo ry'Imana, kandi kwitondera ijambo ry'Imana ni ugukora icyo ijambo ry'Imana rigutegeka, ni ugukora icyo ijambo ry'Imana rishaka, ni ugukora icyo ijambo ry'Imana rikuyobora. Ntabwo gukunda Imana ari ibintu tuvuga mu magambo gusa, ahubwo ni ukubikora. Imana ishimwe. Icya gatatu, Yohana wa mbere ibice 4 umurongo wa 20. Yesu yaravuze ngo ntabwo wavuga ngo urankunda kandi wanga mwene so. Icya gatatu gukunda Imana ni gukunda mugenzi wawe. Haleluya. Ni ukuvuga ngo gukunda Imana ni ukugendera mu mategeko y'Imana. Gukunda Imana ni ukugendera mu ijambo ryayo. Gukunda Imana ni gukunda mugenzi wawe. Niba ufite umuntu wanga mu mutima wawe, ukavuga uti umuturanyi ndamwanga, ukavuga uti umukoresha wanjye ndamwanga, ukavuga uti uyu nguyu ndamwanga, ndagira ngo nkubwire gukunda Imana ukukire muri wowe, kuko umutima wawe uri mu rwango. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo gukunda Imana ni gukunda bagenzi bacu. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Yesu yabajije Petero, aramaze ngo Simoni mwene Yona urusha abandi kunkunda? Petero aramubwira ngo mwami uzi ko ngukunda. Yesu amumaza bwa kabiri avuga ngo Simoni Petero mwene Yona urankunda? Aramubwira ngo mwami uzi yuko ngukunda. Mana ishimwe. Yesu yongera kumubaza bwa gatatu aravuga ngo Simoni mwene Yona urankunda? Bibiliya aravuga ngo Petero ngo ababazwa nuko Yesu amubajije gatatu ngo yuko amukunda, aramubwira ngo mwami uzi byose, uzi yuko ngukunda. Kankubwire, Imana imenya byose irazi yuko uyikunda. Imana imenya byose irazi ko waje hano ufite umutima uyishaka. Hari n'abaje kubera kuko bashaka ibintu. Hari abantu bakunda Imana batayishaka, batayikunisha umutima wabo, batayishaka mu mutima yabo nk'uko byakagombye, ahubwo bayikundishijwe n'ibyo bayishakaho. Ariko Imana irashaka yuko tuyikunda. Haleluya. Tuyikunda n'imitima yacu yose. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo mukunda Imana n'umutima wawe, n'ubugingo bwawe, n'imbaraga zawe zose. Reka mbabwire, gukunda Imana ni ugukunda Imana wese, ubugingo bwawe, ibitekerezo byawe bikaba byuzuyemo imbaraga z'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Gukunda Imana ni iki? Gukunda Imana ni uguhuza ubuzima bwawe n'ubukristo. Ubukristo ni iki? Ubukristo ni umuntu wahuye na Yesu akaba yarahindutse, kandi uyu muntu wamaze guhinduka yakira imbaraga nshya muri we. Uyu muntu wamaze guhinduka arahinduka, agahinduka mu mitekerereze, agahinduka mu mivugire, agahinduka mu myambarire, agahinduka wese. Bene uyu muntu rero muri we yakira izindi mbaraga. Yakira imbaraga zihindura umutima, yakira imbaraga zihindura umubiri, yakira imbaraga zihindura umuntu. Umuntu agahinduka wese. Haleluya. Ndagira ngo babwire ngo uko niko gukunda Imana.
kandi abantu bakunda Imana bafite ibintu bibaranga, bafite ibintu bibagaragaraho. Niyo bagenda mu nzira biragaragara, biraboneka. Iyo bavuga biragaragara, bikaboneka, kubera kuko muri bo hari izindi mbaraga bamaze kwakira. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Ntushobora kuvuga yuko ukunda Imana utera imbuto. Umuntu ukunda Imana yera imbuto, kandi Imana nayo ikunda imbuto. Imana ikunda abantu bagira ubuhamya bwiza. Muri iyi minsi ubuhamya burabuze, ubuhamya burabuze. Turaririmba, turasenga, turabwiriza, tuboneka mu materaniro, tuboneka ahantu hatandukanye basengera, ariko kugira ngo dufate ubuzima twakiriye, ubuzima buri mu Mana, ubuzima twamenye, imbaraga twakiriye, kugira ngo tubihuze n'ubuzima buri turimo biragoye. Ariko niko Imana igushakaho. Imana irashaka yuko ubuzima ubamo, aho uri mu kazi, aho utuye, igahunda zawe za buri munsi uzihuza n'ubuzima bw'ubukristo. Kuko kuba umukristo ni ukwiyanga, kuba umukristo ni ukwera imbuto, kuba umukristo ni uguhinduka. Ntushobora kuvuga yuko ukunda Imana utarigeze uhinduka. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Niki Yesu yashaka gukora kuri Petero? Yararimo mwatuza. Petero yavuze inshuro 3 yihakana Yesu, kubera kuko Yesu yari afite umugambi wo kumukoresha. Yagombaga no kumwatuza, akongera agasubiramo inshuro 3, akongera akihana, kugira ngo bigaragare kuko yahindutse. Imana ishimwe. Umwuka wera Yesu yaragiye kohereza Petero ntabwo agomba kumuhabwa atari yahinduka, atarongera gusubiramo inshuro 3 avuge ngo Mwami Yesu urabizi yuko ngukunda. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Ndagira ngo nkubaze, wowe ukunda Imana? Ukunda Yesu? Biri mu mutima wawe cyangwa biri ku munwa? Imenya byose izi yuko uyikunda. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imenya byose irabizi yuko uyikunda. Ibyo wirirwamo, aho ukorera, Imana irakureba ikakwitegereza, ikamenya uwo uriwe. Ndashaka kubwira ngo ibintu twinjiyemo by'ubukristo ntabwo ari ibintu bivugwa mu magambo gusa. Ibintu twinjiyemo by'ubukristo ni ibintu bidusaba kwiyanga, ni ibintu bidusaba no kwemera tugahomba. Hari ibyo tugomba no kureka, kubera ko twakira imbaraga zihindura. Haleluya! Kuko twakira imbaraga zihindura, dukwiye kugaragariza Imana kuko twayemeye by'ukuri. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Igitabo cy'umugenzi, Mukristo na mwizerwa bari bageze ku rurembo rw'imburamumaro. Mwizerwa ngo akebutse inyuma, ngo abone umugabo, ngo aramaza mugenzi we, aramaza ngo mbese uriya ninde? Mukristo nambwa turiya ni inshuti yanjye mubwiriza butumwa, niwe ujya ubana natwe, niwe ujya ugendana natwe, niwe ujya utugira inama. Ngo araza ngo abagezeho, ngo arababwira ngo ni ibiki byababareyeho mu rugendo. Bamubwira ibintu byababereyeho mu rugendo, uburyo banyuze mu isayo gahinda gasaze. Bamubwira uburyo bazamuse umusozi. Aravuga ati bagenzi banjye, nejejwe nuko nubwo mwanyuze mu ntambara, nubwo mwageze mu munyuze mu bigeragezo, ariko nejejwe nuko mwabashije kunesha. Haleluya!
nejejwe nuko mwabashije kunesha. Harabwira ati none ndagira ngo mbabwire n'ubu ngubu intambara ibigeragezo biracyabategereje, kuko muri uru rugendo nuko ugenda uzamuka ubundi ukamanuka. Harabwo cyongera ngo mbabwire nuko umwe muri mwe, uru rurembo mugiye kwinjiramo ni ururembo rubi, ni iguriro ribi, ariko umwe muri mwebwe ntabwo azabura kwerekanisha amaraso ibyo ahamya n'ibyo yemeye, kuko akunda Imana. Hari ibintu tunyuramo, hari inzira ducamo kugira ngo Imana irebe urukundo tuyikunda. Abantu bavuganye n'Imana, haleluya haleluya. Hari ibintu ducamo Imana ikabyemera, kandi kugira ngo irebe urukundo tuyikunda. Niyo mpamvu umukristo yanyuze hagati y'intare ngo zari ziziritse, ariko hari abagenzi babiri bwo banamutiringira ngo barazibonye batinyishwa n'intare, baravuga bati izi ntare zatwica. Ariko mukristo kuko yari afite umutima ushaka Imana, yari azi ahantu ari imbajya, yari afite icyerekezo kizima, kandi yumvaga yuko uko byagenda kose nta kintu cyamugamburuza, nta kintu cyamusubiza inyuma. Abageze iruhande baza ati ko mukimirana mugaruka bigenze gute? Baramubwira ati mugenzi wacu, nako twajyaga iyo tujya nk'iyo ngiyo, ariko imbere twahasanze intare ziziritse. Bavuga amagambo y'ubuswa. Aya magambo nawe ujya uhura nayo, baravuga ngo niba ziziritse cyangwa zitaziritse ntabwo tubizi. Icyakora iyo dukomeza tukajya imbere ntabwo twari kubura ku muhigo w'amenyo yazo. Imana ishimwe. Nimuhumure ziraziritse. Hari ibintu duhana byo mu buzima byo kudukanga. Mukristo yari ahagurutse, ntabwo yari afite umutima wo gusubira inyuma, ntabwo yari afite ubwoba. Nubwo yabonaga intare yarazi ko zibasha kumwica, ariko avuga amagambo abiri. Aravuga ngo gusubira inyuma binze n'akaga no kurimbuka. Ntugateye intambwe isubira inyuma, kuko inyuma hari akaga no kurimbuka. Kandi nta bantu babaye mu nzu y'Imana basubiye inyuma bigeze babona amahoro. Nta muntu wasogongeye ku mpano y'Imana iva mu ijuru. Wajya gucuruza, wajya kugira gute, ibyo uzakora byose nta mugisha ubirimo, kuko wavuye ahantu, wavuye mu mugisha. Uzabwenda mu maguhu ubuhamya, yavuye i Betelehemu ajyimo wabo, nta mugisha uriyo, nta mugisha urimo wabo. Umugisha uri i Betelehemu, umugisha uri mu nzu y'Imana. Haleluya. Umugisha uri mu kubana n'Imana no kugendana nayo. Mukristo aravuga ngo gusubira inyuma binzanira akaga no kurimbuka, ariko kujya imbere. Haleluya. Aravuga ngo nubwo hari y'intare, nubwo hari amenyo y'intare, ariko ngo arahishurirwa, areba inyuma y'amenyo y'intare. Aravuga ngo hari ubugingo buhoraho. Duhereze Imana icyubahiro. Aravuga ngo hirya y'amenyo y'intare, reka nkubwire, hari ibintu dutinyishijwe, hari ibintu duhana byo muri ubu buzima, ariko ibyo byose ni ukugira ngo tumenye Yesu, amenye urukundo tumukunze. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Gukunda Imana. Imana yemera ko tugeragezwa, kuko ni umenya aho uhagaze. Kandi Yesu ni umwarimu mwiza. Ntabwo ushobora kwiga bo kuzaguha ibizamini kugira ngo umwarimu amenye niba abanyeshuri yigishije bafata neza. Nuko abaha ibibazo, abaha isuzuma. Imana rero hari igihe idushyira mu isuzuma kugira ngo irebe urukundo tuyikunda. Reka babwire ibintu biranga umuntu wubaha Imana, umuntu ukunda Imana. Ikintu cya mbere, umuntu ukunda Imana arayubaha.
uzi ko usanga no kubaha abantu umuntu atabishobora. Ntabwo ushobora kuba utubaha abantu, ntabwo ushobora kuba utubaha abo mubana ngo ubashe gukunda Imana, ariko umuntu ukunda Imana arayubaha. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 22 duhereye ku murongo wa 12, nidushaka duhere ku murongo wa mbere, tubona inkuru za Aburahamu. Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo fata umwana wawe rimwe w'ikinege, kabiri ukunda, gatatu Isaka. Imana izi ubwenge, iyo itabigenza gutyo yari kujyana Ishimayeli. None fata umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, umuzamukane mu gihugu cy'Imoriya, umuntambireho iki gitambo. Iki ni ikigeragezo gikomeye Imana yari ihaye Aburahamu. Imana yahaye Aburahamu isezerano ryo kuzabona urubyaro afite imyaka 86. Baramutegereje ntibamubona, bigeze mu myaka 86 Imana iramuzaho, irambwira ngo nzakugira sekuruza w'amahanga menshi. Irambwira ngo reba mu kirere ubari inyenyeri, iramumana mujyana ku nyanja, irambwira ngo genda ubari umusenyi wo ku nyanja. Irambwira ngo kunguko bitabasha kubarika ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Nubwo bavuga abantu batuye isi miliyari zingahe, ngira ngo zimaze kugera hafi mu 9, no kugereranya. Aburahamu ku myaka 99 niho Imana yamugarutseho, iramubwira ngo ibyo yaravuganye nawe ni ukuri, ntabwo mbeshya. Yari amaze kwicira inzira, amaze kwishakira Ishimayeli. Imana yamubwira ngo nubwo wabigenje gutyo, ntabwo kuri uyu nguyu ari urubyaro rwawe ruzakomoka, ntabwo kuri uyu nguyu ariho nzaguhera umugisha, kandi uyu nguyu ntabwo runavuganye nawe. Amaze kubona umwana, Imana iramupima, Imana iramugerageza kugira ngo irebe niba Aburahamu akunda Imana kandi arebe niba yubaha Imana. Bibiliya ivuga ngo Aburahamu afata amatandiko ayashyira ku ndogobe, afata abagaragu be 2, arabwira ngo muzamuke umusozi tujye gutambira Imana ibitambo. Bari bamenyere gutamba ibitambo, bari basanzwe bajyana. Baragenda bageze mu nzira, Aburahamu abwira abagaragu be, arabwira ati nimusigare hano, ngewe n'umuhungu wanjye tujye gutambira Imana ibitambo. Imana ishimwe. Biravuga ngo bagenze urugendo rw'iminsi 3. Bageze mu nzira, umuhungu abaza ise, arambwira ati data, kwinkwi ari ngizi, natwe ko duhari, gitambo kiri hehe? Uyu muhungu Isaka yaramenyera ibintu byo gutamba, yarazi yuko batamba intama, yarazi ko batamba ihene, yarazi yuko batamba inka, bitewe n'igitambo cyo gutamba icyo ari cyo. Ariko Aburahamu arangije aramubwira ati mwana wanjye, Uwiteka Imana ari bwibone igitambo nk'umwana w'intama. Haleluya! Reka nkubwire, nukomeza kubaha Imana, nukomeza kuyikunda, hari ibintu ufite udafitiye igisubizo, utazi ukuntu bizagenda, ariko ngo utangarize ngo Uwiteka Imana azibonera igitambo, Uwiteka Imana azicira inzira. Haleluya! Wowe nubwo amaso yawe atabibona, hari ibintu amaso yacu atabona, ariko Imana ikabiri mu kazi. Imana ishimwe. Abisirayeli bava mu Egiputa bageze i Kanani, bagiye kwinjira muri Kanani. Imana yababwiye kuzenguruka inshuro iminsi 7, rimwe ku munsi wa nyuma bakazenguruka inshuro 7. Mu minsi 6 bazenguruka Yeriko, nta kimenyetso na kimwe babonaga kuko iby'Imana avuganye nabo bishoboka. Aba mu imbere, aba mu mudugudu imbere, iyo babarungukiraga mu madirishya, iyo babitegerezaga, babafataga nk'abantu b'abasazi batazi ibintu barimo, kuzenguruka gusa. Iyo batahaga ntabwo babona uko bavuga ko Imana yari yarababujije kuvuga.
Imana yari bizi ko bari kumwe n'abanizera buhoro. Imana yari izi ko bari kumwe n'abantu batizera, n'abantu badafite ibyiringiro. Irabwira ngo muzazenguruke bucece, yagira ngo batazajya babazanya ngo mbese ibi bintu murabona bikora, murabona ibi bintu bishoboka. Reka mbabwire, ibintu byo gusenga birakora. Haleluya! Birakora, bifite imbaraga, kuko ubihagarariye ni umunyembaraga kandi afite ubushobozi buri hejuru y'ubundi bushobozi. Afite imbaraga ziri hejuru y'izindi mbaraga, afite ubutware buri hejuru y'abandi batware bose. Niyo mpamvu ibingibi dukora, ibingibi birakora. Duhereza Imana icyubahiro, birakora. Reka mbabwire, iyo bazengurukaga nta kimenyetso wabonaga yuko bishoboka, ariko reka mbatangarize, inkuta z'i Yeriko zumvaga imirimo n'ibitangaza. Haleluya! Zo zarabyumvaga, zumvaga imirindi, zumvaga hari imbaraga zirimo zibituga. Imana ishimwe, abiseni babibonaga. Niyo mpamvu hari ibintu maze iminsi uri musengera ntabwo ubona bivuvuka, ariko byamaze kumva imirindi y'Imana. Imana ishimwe, byamaze kumva imirindi y'Imana, byamaze kumva imbaraga z'Imana, kuko Uwiteka Imana hari Mukazi arimo arakora. Wowe komeza usenge, komeza usenge, komeza wenyegeze, komeza ubane n'Imana, ubaha Imana, ibindi Imana izabyigenzereza neza. Haleluya, haleluya, dutere haleluya. Imana ishimwe. Reka mbabwire, imbaraga z'umwijima iyo zumvise imirindi y'Imana zimenya kuko Yesu yaje. Zirabimenya, abadayimoni bagatangira bagahunga. Iyo turimo dusengera abantu barwaye abadayimoni, etape ya mbere nuko batangira gusakuza. Burya iyo barimo basakuza baba barimo bumva imirindi y'Imana. Mwebwe muri bamusenga mwumva bahita bagenda, ariko Imana ibanza kubumvisha imbaraga zayo. Haleluya! Kandi umuntu wabatumye wabohereje burya nawe ajya byumva, akamenya ko hari izindi mbaraga atangiye guhangana nazo. Imana ishimwe. Ku munsi inshuro ya 7 Bibiliya iravuga ngo barazenguruka. Yose urabwira ngo muzavuze ibintu bivuga n'amajwi birangurure hejuru. Imana ishimwe. Ntabwo bakoresheje intwaro, kuko Imana iri mu ruhande rwabo. Icyo bakoze ni iki? Bumviye Imana, ibyo Imana byo gukora nibyo bakoze. Barazenguruka, ubundi Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Inkiko z'i Yeriko zirariduka. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nari mvuze ngo Aburahamu yumviye Imana, akora icyo Imana yamushakagaho, azamukanya n'umuhungu we ajya gutamba igitambo. Umuhungu yarangiza ngo yamubaje ngo data, ko dufite inkwi, igitambo kiri hehe? Hari kwiteka aravuga ngo umwana wanjye Uwiteka azabonera igitambo. Narivuze ngo hari ibintu biri imbere yawe utarimo ubona uko bizagenda, ariko Imana irabizi ukuntu bizagenda. Bazamutse umusozi bubaka igicaniro. Bamaze kubaka igicaniro ngo abaho umwana we, ariko uyu mwana ni igitangaza n'ukuri. Babahungu bacu batubaza bya bibazo muzi abana batubaza, wamubaha akagukundira ra? Birakomeye. Hajya umwana kubaza ikibazo kumva bikagusaba gufata umwanya uri mutekereza, ariko ngo Isaka yemeye kubohwa. Biravuga ngo bigereranywa na Kristo, bishushanya Kristo. Haleluya! Kuko yemeye guca bugufi, akawuko azemera kubohwa, agasuzugurwa, agashinyagurirwa, akabambwa ku musaraba, kugira ngo twebwe uyu munsi tuba duhari dukomere Kristo amashyi menshi, kuko yemeye kuba igitambo kizima. Imana ishimwe, kandi Imana ihabwa icyubahiro. Narimvuze ngo umuntu ukunda Imana arayubaha. Amaze kushyira umwana ku gicaniro, hejuru y'igicaniro, ngo azamura inkota. Imana dufashe. Imana irimo kwitegereza, Imana irimo kureba. Reba imigenzereze yawe, reba imigendere yawe. Imana yasuye umutima wawe, irimo areba ko ukunda Imana. Imana dufashe. Hari ibyemezo wafashe,
hari ibitekerezo biri mu mutima wawe, ariko ibyo byose Imana bigutegeyeho kugira ngo amenye niba ukunda Imana. Ndagira ngo uyu munsi usubire inyuma, usubize amateka yawe inyuma, ubwire Imana uti Imana ndakugarukiye. Imana ishimwe. Ngwijwi riva mu ijuru. Imana yitegereje Aburahamu, ibona nta mikino irimo. Imana yitegereje Aburahamu, abona umutima we wamaramaje. Imana yitegereje Aburahamu, yohereza marayika. Uwiteka ko yohereza marayika, yumva ijwi rivugira mu ijuru ngo Aburahamu, Aburahamu, wigire icyo utwara umwana wawe, kuko menye yuko nkunda. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ukunda Imana? Gutanga icyacumi byarakunaniye? Ubaza aho bayajyana, ubaza icyo akora, ntabwo biri mu byo ushinzwe. Ukwiye gukurikira ijambo ry'Imana rikubwira, ukubaha Imana, ukunda Imana. Warazengereje umugabo mubana, ukunda Imana. Warazengereje umugore wawe, ukunda Imana. Nta buhamya ugira mu kazi. Bibiliya ivuga ngo kuki abanyamahanga baza ngo Imana yabo iri hehe? Ahantu ukorera bibaza niba uri umurokore, bibaza niba uri umuntu w'Imana. Niyuje baravuga ngo mbese agiye hehe? Ukunda Imana. Niki ukora kigaragaza kuko Imana uyikunda? Niki ukora kigaragariza abantu mubana nabo kuri umukristo, kuri umuntu w'Imana? Imana dufashe. Ikintu cya kabiri, umuntu ukunda Imana arayihamya. Guhamya bigaragaza abantu bakunda Imana, kuko mu guhamya habamo kuvuga Imana. Mu guhamya habamo kugira ibintu wanga, ukavuga uti ibingibi ngewe mu muco wacu simbyemera. Ukavuga ngo ngewe Imana nizeye, Imana nakurikiye, ibintu ntabwo ibyemera. Iyo utabasha guhamya, ni ikimenyetso kigaragariza Imana nubwo uyisenga, nubwo uyiririmba, nubwo uyigisha, kuko utayikunda. Danieli ibice bitatu, duhere ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 18. Tuhabona abasore batatu, Meshake, Abedenego na Saduraka. Aba bahungu bakundaga Imana cyane. Nusoma igice cya mbere ku murongo w'8, haravuga ngo Danieli agambira mu mutima we kutazayandurisha ibyo kurya by'ibwami. Bari bageze mu gihugu cy'abanyamahanga, bari bageze mu gihugu batazi Imana. Ahangaha bari bakwiye kuhavugira Imana. Hari abantu bavino bakagiye ngiyo bagiye, ntumenye niba barigeze kuba abantu b'Imana. Reka mbwira abantu badukunye ku ikoranabuhanga, mwagiye muri abakristo, mwagiye musenga, mwagiye mwubaha Imana, ariko aho mwageze mweretse Imana kuko mwari mufite umutima uyiryarya. Kuko amategeko y'Imana ntabwo yanditse mu mitima yanyu. Nibyo mukora bigaragaza kuko Imana mwizeye yahindutse. Ariko reka mbabwire, ntabwo Imana yigeze ihinduka. Naha hicaye abantu baziruye, ntabwo Imana yigeze izirura. Ibyo twangaga n'ubu turacyabyanga, ibyo twemeraga turacyabyemera, ibyo Imana yatubujije n'ubu ngubu turacyavuga ngo ntabwo tuzabikora, kuko Imana yacu tuyikunda urukundo rukomeye. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana ifite ikibazo n'ubwoko bwayo. Abantu Imana yamara kubagirira neza, ibahaye kudufaranga, iguhaye ku buzima, ugatangira kuzamura intugu. Reka nkubwire, iyo abiguhaye ibasha no kubisubirana. Imana irashaka yuko tuyubaha, Imana irashaka yuko tuyihamya. Aba basore bari bari mu gihugu utavuga Imana, ariko nimwibaze kuba turi mu gihugu kitwemerera gusenga, ariko tugahakana imbaraga z'Imana. Nimwibaze kuba nta mategeko turiho, nta nkoni zituriho,
ariko tugahakana imbaraga z'Imana. Imana irababaye, Imana irababaye kuko umuntu acumuzwa n'akazi arimo akavuga ngo ntabwo nakareka, ntabwo nagahara, ukemera gukora ibyaha kugira ngo unezeze bosi kandi ubabaje Imana. Imana irababaye, Imana irababaye kuko ubutunzi yaguhaye, kuko ubuzima yaguhaye urimo urabupfusha ubusa, nta kintu bimarishije. Niyo mpamvu Imana ibabaye. Ariko aba bahungu nitugera mu ijuru tuzababaza ngo nizihe imbaraga zari ziri muri mwebwe. Mana dufashe. Umwami Nebukadinezari ashyiraho igishushanyo kandi ategeka ko mu gihugu hose abantu bagomba kukiramya, kandi utazakiramya azajugwa mu itanura ryaka umuriro. Aba bahungu bakundaga Imana, haleluya, bari bafite Imana ku mitima yabo, bari barayizeye, bari barayiringiye, bumvaga mu buzima bwabo nta kintu bwaba buri cyo butari mu Imana. Barangira bavuga twege ntabwo dupfukama. Abahungu bari barahawe agaciro muri kiriya gihugu. Umwami yarabakundaga, yari yarabashyize hejuru, yari yarabarutushije bene gihugu. Harangije arabahamagara kuko bari bamuhaye amakuru yuko batubaha, yuko bataramikirwa Imana yakoze. Arabahamagara arabaza ngo mbese ninde wabashutse? Hari igihe bagira ngo rero, hari igihe abantu bagira ngo abantu barimo baragoma. Ntago bari mu kugoma, ntago bari kuganira itegeko ry'Umwami, ahubwo hari andi mategeko bari barigishijwe. Haleluya! Hari andi mategeko bari barigishijwe, hari ibindi bintu bari baramenye bifite imbaraga. Baranga bati Mwami Nyagasani, ntabwo dufite impamvu kuza kuri iryo jambo, tubasha kujya mu itanura, tubasha no kutarijyamo, ariko icyo tureba imbere yacu nuko imbere yacu hari Imana yacu, kandi Imana turayikunda, ntabwo twayihemukira. Mwami Nyagasani, iri jambo tubwiye rirakomeye, ariko nubwo rikomeye nta kintu twarikoraho. Icyo tuzi neza, iyo twizeye ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza ntabwo turi bupfukame. Haleluya! Turemera tujye mu itanura ryaka umuriro. Mana ishimwe. Nimureke duhamye kuko twamenye Imana. Nimureke duhamye ko turi abakristo, mureke duhamye ko turi abagenzi bajya mu ijuru. Imana yacu izaturengera, ariko nubwo itazanaturengera tuzabona ingororano tugera mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya, haleluya. Tuzabona ingororano tugera mu bwami bwo mu ijuru kuko twahamisha Imana. Buriya rero iyo uvugiye Imana neza, uzi gutekereza yuko nubwo boss yakwatse ugira ngo yakwirukana, nta mbaraga bifitiye. Ariko umuntu waje mu kazi yasenze, umuntu utarasenze, umuntu utazi Imana agashaka kuguhemuza, azagenda mbere yawe. Hari ibintu bidutinyisha kandi byaramaze kugera mu modoka ibitwara. Haleluya! Ntabwo mubyumvise. Hari ibintu bidutera ubwoba, nubwo babiduteye ubwoba, ariko deja byamaze guhaguruka mu ntebe, byamaze kugenda. None niki kiguteye ubwoba? Baravuga ngo ntabwo dupfukama twebwe. Imana ishimwe. Haleluya! 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 Wigira ubwoba kuko uri umushomeri, wigira ubwoba kuko nta kazi ufite, wigira ubwoba ko utari wabona urubyaro. Uwiteka Imana ni inyembaraga, ni inyembaraga, ni ikizami gushyize imbere kugira ngo niba uyikunda. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Nari mvuze ngo iyi Imana uyihamishe, uyimana yuvuze neza, kubera kuko bavuze ngo iyo twizeye. Haleluya! Kuko bavuze ngo iyo twizeye ibasha kudukiza. Nukuvuga ngo muri bo bumvaga yuko ari inyabushozi ibasha kuzimya umuriro. Biraba ngo babajugunyemo, abagabo babafasha batamwitanura ngo nibo babanje gushya.
ngo bageze mu itanura, hari igitabo nasomye kiravuga ngo bibukije Imana ngo waravuze ngo nitugera mu muriro ntabwo tuzashya, ngo nitunyura mu nzuzi ngo ntabwo zizadutemera. Duhereze Imana icyubahiro. Imana barayihimbaza, Imana barayiramya, Imana bayivuga ibigwi. Ngo Imana ngo iravuga ngo aba bantu ngo nkwiye gukora icyo navuze. Imana nikora icyo yakuvuzeho. Haleluya! Imana ishimwe. Umwami ngo aritegereza ngo aravuga ngo mbese mwitanura ko twajugunyamo abagabo batatu, ngo ariko ndabona uwa kane, ngo kandi uwa kane arasa n'umwana w'Imana. Imana ikoherereza uwa kane mu izina rya Yesu. Uwa kane hari ibintu aza gukemura, uwa kane naza hari imbaraga ari buzane, uwa kane naza hari ibintu guteye ubwoba ari bukore, ariko yahubwiye ngo ibyo byose uhamye imbaraga z'Imana. Abantu umenye kuko wamenye Yesu. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Ikintu cya gatatu no ku muntu ukunda Imana agira kwizera gutangaje, agira kwizera gukomeye. Ubu Kristo dufite bushingiye ku kwizera. Abaheburayo 11:6 haravuga ngo umuntu utizera ntashobora kunezeza Imana. Iyo ubaho ubuzima bushidikanya, iyo ubaho ubuzima budafite ibyiringiro, ntushobora kunezeza Imana. Kandi ntabwo umubare w'abantu bakunda Imana kuko yishidikanyaho. Umuntu ukunda Imana arayizera. Samweli wa mbere 12:24 tuhabona umugabo witwa Dawidi, tukabona umugabo witwa Goliyati, tukahabona Sawuli n'ingabo z'Abisirayeli bari ku rugamba bagiye kurwana n'Abafilisitiya. Uru rugamba rwari urugamba rukomeye kuko hari umugabo witwa Goliyati birabango yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 avuga ijambo rivuga ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli. Kuvuga ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli byabara no gusuzugura Imana yo mwijoro. Yesayi atuma umuhungu we Dawidi aramwira ngo jya ku rugamba, ujye mu rugerero umunzanire amakuru umenye bari mu bakuru uko bameze kandi umbwiye n'amakuru y'urugamba. Dawidi ngo agitunguka ngo ahuza nuko ngo Goliyati ngo yongeye kwigaragaza, ngo aravuga ngo nsuzuguye ingabo za Isirayeli. Ngo arabaza ngo mbese uyu mugabo ni muntu ki? Uyu muntu utinyuka agahangara ingabo za Isirayeli, uyu muntu utinyuka agahangara Imana yacu, akavuga ngo arayisuzuguye. Mwarabyemeye Imana isuzugurwe? Ubu aho ukorera hano mu isoko rya Nyarugenge, aho ukorera Nyabugogo, warabyemeye neza ngo Imana isuzugurwe? Aho ukorera mu mujyi wa Kigali urabyemeye ngo Imana nisuzugurwe? Ariko Dawidi aravuga ngo nibikabe, ntabwo Imana yacu yasuzugurwa duhari. Haleluya! Abiyemeje kuvugira Imana, abiyemeje guhamya Imana, mutere haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ngo bene se ngo baramaze ngo wa mwana we ibintu nimuvuga ntabwo bizi. Uriya mugabo ni umunyembaraga, uriya mugabo ni intwari mu Bafilisitiya, uriya mugabo yamenyereye urugamba, uriya mugabo reba twese ngo babaga mu myobo, nta ucira nta uvuga, misi 40 irashize ntabwo tuzatabarirwa. Ariko Dawidi yari afite kwizera. Ngo arabaza ngo mbese uyu mugabo uzamwice bizagenda gute? Bumva hari nk'agacu kavuyeho kuko babuze umuntu wabarengera, kuko babuze umuntu wabatabara, ariko bumvise yuko ari we, ibyiringiro bisubira inyuma. Bambwa ati rego uracyari umwana. Aravuga ngo ntabwo ikibazo ari ubwana, ikibazo ntabwo ari igihagararo. Haleluya! Aravuga ngo njyewe ndiyemeje. Ngo baragenda babwira Sawuli ngo hari umuntu wiyemeje, bamuzanye imbere ya Sawuli. Sawuli ngo amwitegereje avuga ati yo tese ni wowe. Ambwa ati ntabwo bishoboka, uriya mugabo ntabwo wamushobora, uriya mugabo ntabwo wamushobora, uriya mugabo ni umunyembaraga. Reka mbabwire tugire kwizera,
twizera Imana, twizera imbaraga z'Imana. Hari ibintu ubona birumbaraye, hari ibintu ubona bikomeye, ariko nubwo bikomeye mu ijuru hari Imana ifite imbaraga. Haleluya! Mu ijuru hari Imana ifite imbaraga, mu ijuru hari Imana itegeka ibintu bigakoreka. Iyo ngo yigirira icyizere kuko iri mu ruhande rwawe, nta kintu kizananirana. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Dawidi abwira Sawuli avuga ati mwami, ntabwo ari jyewe, ntabwo ari jyewe, ariko reka nguha amakuru. Mu buzima bwanjye ngenda umushumba nagira intama za data, kandi hano banjyanye mu ishyamba ry'inzitane, mu ishyamba ririmo intare, mu ishyamba ririmo idubu. Izo nyamaswa zikunda amatungo, ibyo kurya byazo ni intama. Aravuga ngo rero iyo intare yaza agafata umwana w'intama, ngewe narayicakiraga nkayikura mu menyo yayo, nkayivutagura, ubundi nkayica. Sawuli ati kagira inkuru. Aravuga ati rero mwami, uyu nguyu umufilisitiya n'utarakebwe, ntabwo azi Imana, nta mbaraga ziri mu ruhande rwe, ntabwo bafite ikibakingira, ntabwo bafite ikibarengera. Ariko aravuga ati twebwe Uwiteka Imana yacu iri mu ruhande rwacu, kandi ubwo iri mu ruhande rwacu ntabwo tuzanyeganyezwa, ubwo iri mu ruhande rwacu ntabwo tuzatinya. Aravuga ngo rero uyu nguyu azapfa nk'imwe yo muri zo. Sawuli yumvise umuntu wishe intare, Sawuli yumvise umuntu wishe idubu. Hayi data, aravuga ngo mwana ndakwemereye, ngo ariko nubwo bimeze gutyo ngo reka nkwambike imyambaro. Dawidi aravuga ati wapi, ntabwo mu ishyamba nagendaga inkota, ntabwo mu ishyamba nari mfite ingofero, ntabwo mu ishyamba nari mfite imyambaro y'urugamba, ahubwo ngewe iyo nabaga ndi mu ishyamba nahamagaraga Imana, nasengaga Imana, nambazaga iyo mu ijuru, ikuruka ikantabara ikandengera. N'uwo nguwo niko bizagenda, ntabwo ari jyewe uzarwana. Reka nkubwire Imana igira ikintu gukoresha, ntukagire ngo ni wowe, ahubwo uzajya ushima iyo mu ijuru ikora imirimo n'ibitangaza. Haleluya! Icyo ngicyo nicyo kibazo kiriho. Umuhanuzi arahanurira umuntu byasohora, akavuga ngo mbese ngo ko nagusengeye ngo ukaba byarakunze, kuki utandebye? Yari wowe se? Ni Imana yabikoze. Dawidi, ndashaka kuvuga kwizera Imana. Umuntu ukwiye Imana arayizera. Amanutse guhura na Goliyati, Goliyati ngo amwitegereje, ngo amukena mu mana z'iwabo, aramusuzugura. Araba ngo mbese kunteranya inkoni wagira ngo ndimbwa? Ariko Dawidi aravuga ngo ntabwo nguteranya inkoni. Haleluya! Ntabwo nguteranya inkoni, nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Iyo wasuzuguye aravuga kandi uyu munsi ndaguca igihanga kugira ngo menyekane kuko mu Isirayeli hari mu Imana. Imana ishimwe. Hari ikintu Imana igiye gukora kugira ngo bigaragare kuko mu ijuru hari Imana. Haleluya! Hari ikintu Imana yo gukora umuryango wawe kugira ngo abo mubana bamenye kuko mu ijuru hari Imana. Icyo usabwa ni ukuyizera. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'iyo mpamvu Imana iravuga ngo kuko yankunze akaramata. Nibyo jambo twasomye, kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru kuko yamenye izina ryanjye, nzamuhaza uburame. Haleluya! N'ukundi Imana izagushyira hejuru. Imana yivuze kuri Dawidi, kuko Dawidi yahesheje icyubahiro akayubahisha, agatuma Isirayeli kurwaho igisuzuguriro. Imana avuga ngo kubw'iyo mpamvu kuko yankunze akaramata nanjye nicyo nzamukiriza. Kuko yankunze akaramata nanjye nicyo nzamukiriza. Nabwo ngo muce karongo ku ijambo rivuga ngo kuko yankunze. Gukunda Imana akaramata, gukunda Imana mu buzima bwawe bwose, gukundisha Imana umutima wawe wose, gukundisha Imana ingingo zawe zose, gukundisha Imana imbaraga zawe zose, ubuzima bwawe bukaba burimo Imana.
Imana tugireze kandi Imana dufashe. Imana yamuvuzeho ibintu birindwi, imigisha 7. Ikintu cya mbere yaravuze ngo nzamushyira hejuru. Mu bintu byatumaga Sawuli ashaka kwica Dawidi nuko Imana yari yaramushyize hejuru. Icya kabiri, nanyambaza nzamwitaba. Ariko muzi ko iyi Imana dusenga, muzi ko yumva, muzi ko iyo tuyihamagaye muzi ko ijya yumva, muzi ko iyo tuyihamagaye igitwitaba. Nimureke dukomeze tuyihamagare. Haleluya! Dukomeze tuyisunge, dukomeze tuyishingikirijeho. N'Imana yumva kandi kumva kwayo irakora ikagaragaza imirimo n'ibitangaza. Haleluya! Icya gatatu iravuga ngo nzabana nawe mu makuba no mu byago. Muzasome Bibiliya inshuro zose Sawuli yaforaga umuheto ngo amwice, ariko Imana ikamukingira. Nzabana nawe mu makuba no mu byago. Ndagira ngo ngo Imana izabana nawe mu makuba no mu byago nuyubahisha, nuyizera by'ukuri. Icya kane iravuga ngo nzamuha icyubahiro. Uzi ko Imana yabwiye Dawidi ngo kw'iyi ntebe ntawo mu rubyaro rwawe uzabura kw'iyi ntebe. Mwari muzi ko n'uwo twizeye, haleluya, akomoka mu rubyaro rwa Dawidi. Tumuhereze icyubahiro kuko yubashye Imana. Imana irirahira iravuga ngo nzaguha icyubahiro, kandi Imana yamuhaye icyubahiro kugeza kuwo twizeye n'uwo mu rubyaro rwa Dawidi. Imana ishimwe. Iravuga ngo kandi ngo nzamuhaza uburame. Buriya abantu b'Imana, abantu bagendana n'Imana, abantu bubaha Imana ntabwo bajya bakenyuka, kuko ibintu bikenyura abantu n'ahantu bahurira nabyo. Deretse ko turi mu masengesho, umuntu aravuga ngo afite imyaka 40, umusaza ntago ari umusaza umurebye, aravuga ngo afite imyaka 80. Ndamubaza nese ntiwibeshye? Arambwira ati oya, ati ntago nibeshye. None se byagenze gute? Arambwira ngo umuntu wubaha Imana wakwirirwa umubaza ibindi bintu bivuga ngo byagenze gute kugira ngo abagejeje uyu mwaka. Duhereze Imana duhakurama. Haleluya! Imana ituma tudakenyuka, tuba twarishwe na za miriture, tuba twarishwe n'inzagwa. Imana idufashe kandi Imana tugire neza, ariko iyo twizeye iduhaza uburame, iduhamagara amazima kuko iri mu ruhande rwacu. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Icyanyuma irambwira ngo nzamwereka agakiza kanye. Imana idufashe kandi Imana tugereze. Ndagira ngo twegereze umusozo. Nkubaze ngo ukunda Imana? Ukunda Imana n'umutima wawe wose? Imirimo ukora igaragaza yuko ukunda Imana. Mu bitekerezo byawe habamo Imana. Uzi ko umuntu agira ibitekerezo akajya n'ibitekerezo bibi, kandi ari umuntu witwa ngo akunda Imana, abo ayitwa ngo ni umuntu uba mu nzu y'Imana. Imana imira kubaza ngo mbese umutima wawe wariyeguriye? Hari abantu bafashe ibintu babiha ububasha, bafite Imana barayimura. Hari ijambo nasomye ngo rivuga ngo bakunda ibibanezeza gukunda Imana. Abantu bafashe ibintu babihindura Imana, bari inyuma yabyo, babana nabyo,
ariko nyankubwire ngo Imana niyo ya mbere mu buzima bwawe, ikwiriye kuba iya mbere mu buzima bwawe. Niba itahinduka ibyo ngibyo, ndayamubwira ngo hari urubanza ku bantu batubaha Imana, hari urubanza ku bantu badakunda Imana. Imana dufashe kandi matugeneza. Iyi ni imigisha twabonye ku bantu bubaha Imana, ariko nutubaha Imana ntabwo bizagenda neza. Hari urubanza, hari urubanza ku bantu batagendana n'Imana, hari urubanza ku bantu batubaha Imana, hari urubanza ku bantu bimuye Imana bayisimbuza ibintu. Imana dufashe. Pawulo yandikiye itorero mu Timoteyo, ngira ngo arama ngo Dema yaransigiye kuko yakunze iby'iki gihe. Reka mbabwire, iby'iki gihe byibahemuza, iby'iki gihe byibahemuza. Ubuzima turimo bwibahemuza, ubuzima muri mugenda muri mubona bwiguhemuza. Ahubwo gundira Kristo, kuko ni uzaguhesha umugisha. Azahesha umugisha urubyaro rwawe, azahesha umugisha ubutunzi bwawe, azahesha umugisha ibitekerezo byawe. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Wihemuka, wihemukira Imana, wisubira inyuma, wikwivovotera Imana. Imana yaguhamagaye, Imana kugejeje uyu munsi, Imana yakurinze. Amaso yarakwereka ko nta kintu yakoze. Hari umuntu bavuga ngo nta kintu ishoboye, wivuga ngo ntabwo ishoboye, irashoboye. Nubwo nta kintu kirimo gikoreka iwawe, ntabwo yibujije kuba ari Imana y'inyembaraga. Ndagira ngo dusenge Imana, dusenge Imana, ariko utekereze mu mutima wawe uburyo ubanye n'Imana, uburyo uri mugendana n'Imana, uburyo mukorana n'Imana. Ndagira ngo ngo ubuzima bwawe bushingiye kuko Imana iri mu ruhande rwawe. Ubuzima bwawe bushingiye ku Mana, niyo ikubeshejeho. Iyo ubyutse ukaramuka ni ukuberayo. Iyo wiri ugenda mu kazi ugataha amahoro ni ukuberayo. Niyo ikugejeje aho ugeze uyu munsi. Iyo ngiyo ufitanye urubanza nayo, irakubaza ngo mbese umubano wanjye nawo ni umubano mwiza, ni umubano utunganye. Ndagira ngo dufatanye gusenga n'abarumve ko dushaka ko dusengana n'Imana. Birashoboka yuko wasubiye inyuma, wivovoteye Imana, ugira ngo Imana ntabwo ishoboye, ugira ngo Imana ntabwo ikuzi. Ariko reka nkubwirira kuzi kandi irashaka yuko uhindukira. Niyo mpamvu Yesu baje Petero ngo Petero urankunda? Nawe Yesu araguhamagara, arakurarika ngo ngwino kugira ngo ngire kugarure mu rugo. Hari ibyo ashaka kugukoresha. Ntabwo Yesu agomba gukoresha Petero atarabashe kwatura, atarabashije kwihana. Nawe Yesu aragushaka muri uyu mwanya kugira ngo uhindukire. Haguruka tugusengera Imana, haguruka tukwingingira Imana. Imana irashaka kukugirira neza, Imana irashaka kugendana nawe. Ubuzima buri imbere ntabwo buzi, ibiri imbere ntabwo bizi, ariko amaso y'Imana areba kure, arashaka kuzakugira neza. Haguruka dufatanye gusenga Imana. Dusengane n'abantu basubiye inyuma, dusengane n'abantu bari muri rusengero batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Yesu abaha umugisha bahagurutse. Nawe haguruka, Yesu aragushaka. Nawe haguruka, Yesu aragutegereje. Nawe haguruka, Yesu arashaka kukugirira neza, arashaka kuruhura imitwaro wikoreye. Haguruka kugira ngo akugirire neza. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Ngwino tugusengera Imana. Tekereza mu mutima wawe uburyo ubanye n'Imana. Yesu aragushaka. Ngwino tugusengera Imana, wongere ugaruke mu rugo, wongere ugaruke mu ntama. Nawe Yesu arakugira neza. Bantu bahagurutse nimuze hano imbere, nimuze tubasengera Imana. Banyamasengesho dufatanye gusenga. Uyu ni umwanya Satani arwanya, uyu ni umwanya mwiza. Imana irimo ishaka kuroba, Imana irimo ishaka kugira neza ubwoko bwayo. Ahangana niho abantu benshi bumva amajwi bababwira ngo gusubire uko waje kugira ngo umuntu atahe uko yaje. Uyu ni umwanya Satani abayongorera abantu, akakubwira ngo wirengoreba amaso y'abantu, ngo abantu barahanga ngo barakureba. Reka nkubwire, hunga umujinya wa Satani. Hunga. Ngwino Yesu akugire neza.
ngwino Yesu akubohore, ngwino Yesu akuruhure. Ubuza amahoro, nta mahoro ufite, nta gusinzira, urara wibaza, urara ugaragurika, nta gufite amahoro, wabuza amahoro. Ikikubije amahoro niki? Ko Yesu atanga amahoro. Haguruka uze tugusengera Imana, haguruka uze tugusengera Imana. Ubuzima bwawe Yesu arashaka kubuturamo, Yesu arashaka kububamo, Yesu arashaka kuba mu ruhande rwawe. Kandi naba mu ruhande rwawe hari ibintu ashaka gukemura, hari ibintu ashaka gutunganya. Ngwino tugusengera Imana. Vangura uvane umuvumo, uvana umuvumo mu bintu byawe. Vangura mesa kamwe. Ngwino tugusengera Imana, ngwino tukwingingira Imana, ngwino tuguhamagarira ijuru rashaka kugutabara, ijuru rashaka kukurengera. Ngwino turakwingingira Imana kugira ngo izikugire neza. Wigira ubwoba. Ijwi wumva ry'Imana ngo haguruka niryo ririryo. Iri kubwira ngo ikomeza wicare, ntabwo ari ryo. Imana ibafashe. Banguka dusengere abangaba bamaze kuza. Banguka uze dusenge. Nawe wizuyaza, nawe wikwicara, aho guhaguruka uze usenga Imana. Yesu arimo arakureba, Yesu arabizi neza umutima wawe. Petero avuze ngo Mwami uzi byose. Imana imenya byose, izi umutima wawe. Iyi kwitegereje ibona waravanze ibintu bitavangika. Iyi kwitegereje ibona waraziruye, hari ibintu waziruye kandi warabizizaga. Hari ibintu wasubiyemo wari warabiretse, hari ibintu wasubiyemo wari warabyihannye. Imana birayibabaje, ariko uyu ni umwanya ishaka kugira ngo yongere kubohore, yongere kugarukeho. Imana dufashe kandi Imana tugire neza. Reka nsaba umushumba Kamanzi kugira ngo asengere aba bene data bashiki bacu bapfukamye. Yesu abahe umugisha. Kadusenga Imana. Turabona hari mwene data ukiza n'abandi bose bumva ijwi ribahamagara. Iyi niyo nzira yo gukira no gukizwa no kubona umugisha no guca bugufi. Tukemerera Imana yuko tudatunganye. Kadusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye, dukomeje kuguha icyubahiro. Turagushimira ko tugendereye muri uyu mwanya unyuze mu ijambo ryawe kandi ukoresheje umukozi wawe. Mwami, twongeye kwibutswa ijambo rikomeye ryo kugukunda, ko kugukunda ari ukugendera mu mategeko yawe, ko kugukunda ari ukwiyanga. Mwami, no kwakira ubuntu bwawe. Abantu baciye bugufi aya masaha bisuzumye basanga badakwiye imbere yawe. Hari ibyo bagendeyemo bitaguhesheje icyubahiro, bahisemo guca bugufi, bahisemo gupfukama, bahisemo gusaba imbabazi. Mwami, turabasengeye ngo amaraso ya Yesu Kristo aho yavuye ku musaraba igorogota beze abatunganye. Guhera uyu mwanya reka ubugingo bube muri bo, reka ibyiringiro bizima bibe muri bo. Mwami, bahindure ibyaremwe bishya, bahagarare neza mu rugendo badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Bakureho imivumo ya Satani, basukeho umugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ukora ibintu bishya mu buzima bwabo, bahindure baguhesha icyubahiro. Mwami Imana, ubakura aho bari kure yawe, biyegerezanye urukundo mu izina rya Yesu. Umucyo wawe wamurikire, ubuntu bwawe babeho guhera uyu munsi. Amajwi y'abarega agaceceke, ahubwo bumva ijwi ry'Umwuka Wera. Mwuka Wera bayobore mu nzira yo gukiranuka no kujya mu ijuru. Bagirire neza, bahe umutekano, bahe kugubwa neza, kandi amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kugira ngo wa munsi niwagera uzaza gutwara itorero n'abazumva amazina y'abahamagawe. Turagushimiye ko wabariye, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen.
muhaguruke gato muse n'abakurikira bariya abantu barabagira inama gato cyane muhite mugaruka mu materaniro. Igiteraniro twese dukomera Imana amashyi tunejerewe ijambo ry'Imana. ndagira ngo itoro ryose muhaguruke dusenga Imana. ndagira ngo uvugure umubano wawe n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. uvugurure umubano wawe n'Imana, kandi Imana nibi ya mbere mu buzima bwawe. ugaragaze Kristo aho uri. Imana ishimwe. abantu nibumva uvuga, abantu bakubona ugenda imikorere yawe ya buri munsi, abantu bazajye babona Imana. Imana ishimwe. Reka dusenge rero. ubwire Yesu aho wacitse intege, aho ufite intege nkeya, aho watinye guhamya, aho utizeye, ubwire Kristo ngo mbabarira. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimira ijambo ryawe rizima twumvise. fasha ubwoko bwawe Mwami Imana yacu, barahagurutse imbere yawe. turabasengeye kugira ngo imbaraga zawe zururuke Mwami. ongera uvugurure umubano wawe nabo. abasubiye inyuma, batakaje ibyiringiro, Yesu mwana w'Imana, wongera ubagarurire ibyiringiro mu izina rya Yesu. ababuze Mwami guhamya imbaraga zawe, wongera ubagarukeho, ubambike imbaraga, bahamya imbaraga zawe, bavuye gukomera kwawe. Uwiteka Imana yacu, reka ugaragare mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uwiteka Imana, izina ryawe ntirigasuzugurwe duhari. ntugasuzugurirwe mu biro aho dukorera, ntugasuzugurirwe ku masoko aho ducururiza, ntugasuzugurirwe aho tuba twagenze hose. Uwiteka Imana yacu, suka imbaraga mu bwoko bwawe, suka imbaraga mu bwoko bwawe. ubagire neza Mwami, kandi babarira buri muntu wese ushatse guca bugufi imbere yawe, ushaka umutima wihannye, ushaka kubana nawe no kugera nawe. urakoze data kubyumvise kandi kubikoze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen.